ibiganiro bya Rukumbi TV rero nakagaruka nkuko mwabibonye na ama episode ninzajya mvuga ngo ama episode mujye mwumva ko nyine na ama episode. Urabona ikiganiro uyu munsi, ejo ubona ikindi, ejo ubona ikindi, mbese ibyacu ni ku murongo, ni nk'ibya wa mugabo ngo ibya Yesu ni ku murongo, ibyacu natwe ni ku murongo, ni ku murongo, ni ku murongo. Ibyo utumvise uyu munsi urabyumva ejo, ibyo utumvise ejo urabyumva ejo bundi, ibyo utumvise ejo bundi urabyumva ejo bundi buriya. Nge ni wa muvandimwe wanyu, ni wa muvandimwe utagira umushiha, utagira umunabi, utagira inzara n'inzika, ni wa muvandimwe ukundwa n'abantu bose, abato n'abakuru, ni wa muvandimwe ukundwa n'abasaza n'abakecuru, wa muvandimwe ukundwa n'urubyiruko, abasore n'inkumi, ni wa papa w'abana, ni wa muvandimwe w'inyangamugayo, ni wa muvandimwe uhora abaha ibintu bishyashya. Nyita the highest, nyita Rukumbi, nyita mastermind, nyita homeless, nyita mpozenzi, umuraperi karahabutaka. Ikirenze kuri ibyo nyita papa mugabo. Iyi ni Rukumbi TV, twakomeje rero n'ibiganiro byacu. Hanyuma reka mbere na mbere tubanze dutumikire abantu badutumye. Hari abavandimwe badutumye rero, niba ukeneye visa application, ukaba ukeneye ticket reservation, ukaba uri umucuruzi muto cyangwa uciriritse, ukaba ukeneye kumenyekanisha imisoro yawe, ukaba ukeneye gusobanukirwa ibijyanye na IBM, ibijyanye n'imikoreshereze n'imikorere ya IBM, ukaba ufite ikibazo ushaka ufite urubanza wararezwe cyangwa urarega, urashaka kwiburanira, urashaka se kurenganurwa, gana kwa Jackson rero. Jackson aragutumikira, arabigufashamo, araguha izo serivisi zose. Jackson rero ni hariya i Nyamata. Urabona ujya Kigali uzahita ubona mu kuboko kw'ibumoso munsi y'umuhanda hari icyapa kinini cyane. Urajya kwa Jackson rero bagufashe mu izo serivisi zose. Ukeneye aho kurara mu gihe wageze muri Nyamata, ukeneye aho kuruhukira, ibyo byose ni kwa Jackson, barabigufashamo cyane. Hanyuma rero niba ukeneye amafoto, ukaba ukeneye filime z'ubukwe, ukaba ukeneye ibintu bizakubera urwibutso mu birori byawe bizaza cyangwa se bizahoraho igihe cyose, uragana muri Fayode Limited. Muri Fayode Limited rero barabigufashamo, bagukorere amafoto ari mu makadire, bagukorere filime documentaire, bagukorere video y'ubukwe, bagukorere amafoto y'ubukwe, bagukorere ibijyanye n'ama event yawe yose wifuza gukoresha. Ni muri Fayode Limited, barabigufashamo. Ni hano i Nyamata hafi ahangaha rwose cyane. Uvuye kuri gare uhita ugera muri Fayode Limited, bakagufasha cyane. Ubundi umukiriya ni umwami. Tugitumikira badutumye rero, niba ushaka kuranga no kurangisha, ukaba ushaka kwamamaza ibikorwa byawe, ukaba ushaka kugeza abantu ho serivisi zawe utanga kugira ngo bigere kure cyane, nta handi wakura iyo serivisi yo kugira ngo ibyawe bigere kure, bigere ku banyarwanda bose ndetse n'abatuye isi yose. Ni muri radio ya gare, umujyi wa Nyamata. Uragenda ubagana rwose, bagufasha neza cyane, bakugereza ku banyarwanda product zawe, ibikorwa byawe, projet zawe, imishinga yawe. Ni muri radio ya gare, umujyi wa Nyamata, barabigufashamo cyane. Rero bagane bagufashe. Hanyuma umurabyo uratinda uko serivisi zawo zitangwa nuko nguko. Hanyuma tukibwira arya ufite niba reka nkubwire nawe, niba ufite fiance wawe cyangwa ukaba ushaka no kujya ku myako cyangwa mukeneye oya ntago hano turanga abafiance. Hano ntago turanga abafiance, ahubwo nashaka kukubwira ngo niba ufite girlfriend wawe, cyangwa se nawe ubwawe ukaba ushaka kujya ku cyangwe. Hari abatipe ujibona, nta batipe zujibona baba bafite za dread, cyangwa baba bakoze ukundi kuntu baba bakubise ku cyangwe, baba
nanyuze ngo ni fiance gusa ngo oya mbwire ntago kuri icupa rukumbi niyo nshuti. oya kuri rukumbi TV ntago turanga abafiance ntago ibyo ngibyo nabonye hari abantu babikora ni kuri Kiss FM. okay. Oya ariko hari n'izindi platform njya mbibonaho ngo niba ngo ukeneye ngo umugore ngo ukeneye ngo iki ngo ibintu nk'ibyo Bandangiye se. oya uzagana abo ngabo bazabigufashamo. Hanyuma nari ndimo shaka kwibwirira uri umugore uri umukobwa uri umusore se ushaka kujya ku cyangwe nk'uko bajya bivuga, ukeneye ibisuko byiza, ukeneye gukorerwa isuku, gukorerwa maquillage, ufite ibirori urashaka uwagukorera maquillage, ufite video y'indirimbo, ufite filime ushaka gukina, ukeneye maquillage, ukeneye ko bagusuka, ukeneye ko bakwitaho bakakugira neza, aho ngaho nta handi wabikura ni kwa Hawa Shop. Muri Hawa Shop rero barabigufashamo cyane, barakwitaho, baguhe serivisi kandi urahava unyuzwe. Muri Hawa Shop rero naho ni hari Nyamata. Hanyuma turagenda tubaha nimero zabo za telefone mubahamagaraho, hanyuma bakarushaho kubasobanurira n'ibindi bigenda bikurikiraho. Okay, twakomeje n'ibiganiro bya Rukumbi TV. Ese ujya ukurikirana iriya ese ndabyita saga, ndabyita gatwiko, ndabyita iki? Bruce Melody na The Ben byaracogoye, ese bimeze biti? Wowe ubiziho iki? nta kanunu nta kintu mberutseho banza ako nibwo banza ariko bariya bagabo ibintu byabo ni birebire. Ubu noneho uretse ko jewe ntago mbizi, umuntu wumva koko yizeye ko biriya bintu bishoboka ajye muri comment atubwire ngo ibi bintu birashoboka koko. Birashoboka kimwe nuko bidashoboka. Wenda ibyo barimo The Ben, Melody iki na gatwiko, wenda barimo barashaka gutwika, barimo baracuruza, barashaka kongera audience yabo, barashaka iki, ariko je ntago nzi ko ndi kubibona neza. None ubu ngubu ukiriho nuko hari a big collabo. Big collabo, unyumvire iyo collabo. Big collabo, nimvuga ngo ni big collabo wumve ngo ni big, ni megaton big, ni megaton collabo, ni megaton collabo. Ahantu bavuga ngo The Ben, Bruce Melody, Meddy na Diamond Platnumz ngo bagiye guhurira mu ndirimbo imwe. Unyumvire iyo collabo. nasaga bamaranye iminsi. Niyo mpamvu ugiye mvuga ngo ese ni agatwiko. Byari agatwiko babagabo. Ni business barimo, ni showbiz, barimo barashaka kongera ntuze audience y'abafana babo. Ese ni ibiki bimeze gute? Bruce Melody rero na The Ben bagiye guhurira muri collabo imwe na Diamond na Meddy. Abo ni abastari bajegeje East Africa ndetse n'isi muri rusange. Melody we muramuzi, amaze iminsi muri Amerika. Ejo bundi nari ndimo mbona ngo yahuye hari umukinnyi wamamaye w'icyamamare w'ikirangirire bita ni Ronaldinho. Hari umutipe ntago umutipe wabiciye bigacika mu minsi yashize, ni Ronaldinho ariko ndakeka narabonye ejo bundi ko bari gushyiraho comment ngo Bruce Melody noneho birakaze na Ronaldinho. Nabonaga ifoto bari bashyizeho ziri paralele gutyo, ukuntu umwe ahagaze hano undi ahagaze hano, ariko ikigaragara nuko nabonaga ari amafoto abiri bahuje. Ariko bigaragara yuko uko biri kose nibyo ndi bavuga ngo nta nduri ivugira ubusa. Ubwo birashoboka ko Bruce Melody na Ronaldinho bashobora kuba barahuye, bakaba baraganiriye, bakaba wenda baragize ibyo bapanga. Hanyuma ikindi biravugwa ko Bruce Melody yaba yaramaze kujya muri Illuminati. Wowe urabyumva ute? Wowe urabivugaho iki? Kuko baravuga ko Bruce Melody
ibintu ari gukora aho ageze ubu ngubu atari imbaraga ze, atari imbaraga ze. Baravuga yuko hashobora kuba harimo ibindi bintu biri kuzisunika, izindi mbaraga. bavuga rero bati Bruce Melody yamaze kugera muri Illuminati, yamaze kwinjizwamo na Shaggy yamwinjije muri Illuminati, byarangiye. Ibyo bari kubivuga bashingiye ku ndirimbo ye iriya yakoranye na Shaggy, iri kunyura kuri ya platform igaragara ku isi hose, inyuraho abasitari bakomeye cyane, abasitari bakomeye cyane, nongereho ngo cyane kuko ntago abakomeye bose bayinyuraho, iyo bita Billboard. Indirimbo ya Bruce Melody mu ndirimbo 20 zikunzwe ku isi, yo yaje ku mwanya wa 8. Can you imagine? Aho niho abantu bari guhera bavuga ko umugabo yamaze kwinjira muri Illuminati. Ese nibyo? Wasanga natwe nitugafata uko bizamera. Hari igihe atari nabyo ariko twamaze kugafata. Oya n'ubu ngubu bashobora kubona twibereye aha turimo twenjoyinga, twirira yacu kuri kamera zacu, ibintu byose bisaba kwiyubaka, bagatangira bakavuga bati abasaza rero mu bitondere batatujyana muri Illuminati, natwe buriya nabo bamaze kugerayo byararangiye cyane. Hari umutipe ni imbere, ni mu bihe byo hambere tugeze kuganira sorry, hari nari ndi gukora music, icyo gihe harimo hagenda hazamo akantu k'agahiti mu kuntu, umutipe arambwira ati musaza, ko ntuba nsigaye mfite ubwoba bwo kugendana nawe, ko nsigaye mfite ubwoba bwo kugaragara no mu mavideo yawe, utazanjyana hahandi ukajya kuntangaho igitambo. We ukumva ko afite ubwoba yuko ngo bitewe n'ukuntu ahantu nakoraga nturutse, n'uburyo ibintu byarimo bigenda bizamo, we akumva atangiye kugira ubwoba yuko ngo urumva nagendaga mbonana n'abatipe benshi bagenda bavugwaho ibyo bintu ngo byo kujya hehe mu gushaka izindi mbaraga, ngo hari abakecuru ngo batangaga izindi mbaraga, ariko wenda hari sinzi niba ariyo mpamvu wenda ibyanjye bitakomeje cyane ngo bikomere, ubwo wenda nuko ntagiye kureba abo bakecuru, ariko twagiye gushaka izo mbaraga, wenda gushaka izo mbaraga simbizi, kuko nk'ubu ngubu biravugwa ko umugabo witwa Bushari bivuga ko ngo akoresha ajya mu bapfumu, ntabwo mbizi, narabyumvise, ariko nawe asa naho abikonfirima, kuko bamubajije ngo ku muntu witwa ngo niba ari ngo mama Ndera, mama Riziki, ndakeka niba ntibeshye ngo ni mama Riziki, kumubaza ngo mama Riziki, umusaza kuvuga ngo mani ngo mama Riziki ngo afite ijisho rimwe, mani ngo afite ijisho rimwe, ngo afite n'ibere rimwe, ngo atuye Gisangani. Urumva rero umusaza baramunuganuga, baramukemanga yuko nawe yaba yigira mu bapfumu, ariho ashobora kuba ari gukura izo mbaraga nyine uretse ko kuri jye mbona nta n'ibirenze ari gukora, buriya nawe tuzamugarukaho, ni kimwe na bagenzi be, ariko nuko bimeze. Ngayo nguko rero, ubwo ngubwo umuntu ufite igitekerezo muri comment yashyiremo, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe, ukande share, hanyuma dukomeze tubane umunsi ku wundi.